Nongeye kubasuhuza abakunzi ba TV cyangwa se abakunzi b'inzira y'umusaraba, filime nyarwanda iri guca kuri channel yitwa Big Family TV. Ndabibutsa gukora subscribe kuri iyi channel. Iyi channel igiye kuzajya yanaliza cyangwa se ivuga kuri filime inzira y'umusaraba. Iyi channel twafunguye uyu munsi kugira ngo dukusanyirize hamwe ibitekerezo by'abakunzi b'inzira y'umusaraba n'abifuza ko hagira igihinduka muri filime yitwa inzira y'umusaraba. Ni muri urwo rwego rero iyi channel yafunguwe cyangwa se iyi YouTube channel kugira ngo tubashe kuba twakusanya ibitekerezo, inama n'inyunganizi, tugira ibyo dushimamo n'ibyo tunengamo, kugira ngo ubutaha muri episode zindi zizagenda zikurikira hazagende hagira ibintu bigenda bihindukamo. Nawe duheje cyangwa se nta muntu utemereye kwandika igitekerezo cyiwe kuri iyi filime muri comment. Uraza kugenda utwandikira muri comment, ugenda nawe ushyiraho ibyakunyuze muri analyse se cyangwa mu busesenguzi bwagiye buba, kugira ngo tubasheho kugira ibyo dukosora cyangwa n'ibyo twongeramo muri episode zindi zizagenda zikurikira. Tutaratangira reka banze mbasabe ukande kuri aho kazogera, ukore subscribe, ukinjiramo urakanda kuri all notification kugira ngo n'ubundi busesenguzi bugenda busohoka tuzabashe kugeraho access cyangwa se kubureba nawe ugira igitekerezo ubutangaho. Uyu munsi rero turaza kuvuga kuri episode yenda gusohoka. Episode tukiri gutunganya kwishutinga aho twareshutinze, ariko turacyari kuyitunganya mu buryo bwa editing cyangwa se mu buryo bwo kunoza amashusho kugira ngo ibashe kukuryohera, mu buryo bwo guhuza amajwi n'amashusho kugira ngo izakugeraho imeze neza, aribyo izakugeraho bita filime kuko final product. Turaza kugenda turebera hamwe se muri episode izakurikira bizaba bimeze gute. Ese wowe ni icyo uri gukeka kizaza? Ni akahe gatangaza cyangwa se ni akahe gashya uzabonamo? Nongera kubibutsa ko iyi filime ku cyumweru itagisohoka ngo ujye hanze, ifite iminsi isohokeraho. Ikindi ku cyumweru tuzaba tugenda twumva zino analyse zaba zasohotse ku ma episode yandi yagiye atambuka. Muri urwo rwego rero turi buze kurebera hamwe iyi video twakoze nka team production ya Big Family TV, team production ya filime ya inzira y'umusaraba. Turagaruka kuri episode yarangiye ya 88 aho twasize Fabiola atwite. Yaratewe inda na papa Isimbi. Byabaye mu buryo bw'ibanga kandi mu buryo bukomeye cyane, ariko abanyarwanda bajya baca umugani ngo uwatwitse inzu ntahisha umwotsi. Icyo yarashatse kuvuga namwe muracyumva. Ushobora gutwika inzu ariko umwotsi wo ukaza kugaragariza abandi bantu bari hanze ko inzu irimo irashya kandi abikoze mu ibanga. Ndakeka Fabiola we muzabibona, inda izageraho igaragare kuko inda si ikintu wayishyira kuva itewe no kugera igihe izavukira, si ikintu wayishyira. Kandi noneho bana abantu bakuru baciye muri ubwo buzima, cyane cyane urabona ko uriya mugore ni isasu. Mwabonye amahane yiwe, mwabonye umujinya we. Umujinya nakwita ko ari umuranduranzuzi. Ose umuntu urenganya undi
umuntu ufata uriya mwana nabi kuriya ko namwe mubibona filime mwayitangiye mugejeje kuri episode ya 88. Umuntu ufite buriya bugome bw'indengakamere urabona naramuka avumbuye ko Fabiola yamuciye inyuma, akamuca inyuma ku mugabo wiwe, akarenga kuba ari umuvandimwe akamuca inyuma, urumva bizagenda gute? Urumva ikizakurikiraho ari ikihe? Ese story ya filime ntizaba irangiye? Ntizaba irangiye? Ubu koko isimbi ntituzibagirwa akababaro kiwe? Intare zizasubiranamo indi byara mwero nayo imuhima, ariko iranda yabyaye bari abagore babiri, ntabwo yabyaye mwero na muhima, ahubwo yabyaye ba muhima gusa. Ibaze uwo muriro noneho wa Fabiola na mama Isimbi, bose ko batoroshyera, bose ko ari insheri, hazaca uwambaye. Ngeri iyo episode yagiranye amatsiko, already yamaze gushutingwa, ibizaba ngenda bizi, ariko se muri comment section nawe andika, urumva ari iki kizaba nyuma yo kuvumbura ko umugabo we yateye inda murumuna we? Urumva ari iki kizaba? Aha, reka tubitege amaso, cyonzi cyo ntabwo bizaba byoroshye. Filimi izahindurirwa story, iribagira azaba aruhutse nawe azicara fana, yibaze ni ibiki bibaye. Imana ari ukuntu igira gutya ikagonganya abanzi bawe nabo bagasubiranamo. Ibyo nibyo biguha agahenge, nawe ukabanza ukaruhuka, ugasuganya imbaraga, ukitegura indi ntambara izakurikiranye nyuma y'intonganya z'abanzi bawe, kuko iyo bagarutse baguhurizaho baba bagarukanye ubukana. Niko kanya nawe Imana ibiguhaye kugira ngo wisuganye, ugire imbaraga zo kubakubita ahubwo bombi wabiteguye. Ni nayo tekinike yo gutsinda. Nta muntu ujya utsinda cyangwa ngo asenye abantu bishyize hamwe, ahubwo arabanza akabashyiramo umwiryane cyangwa amacakubiri kugira ngo batandukane abashe kuba yatsinda umwe kuri umwe. Ariko umukobwa wacu ntiribagiza si yo tekinike yakoresheje, kuko nabwo bwaba ari ubugome guteranya abantu, ahubwo kuko Imana ihora ihoze niyo yabimukoreye. Aha twigarukire kuri Fabiola. Ariko se urebye ubona Fabiola atari mugome wa mbere muri ino filime? Wa muntu ugukandagira huhaho ryavu rihoze. Ubu se Fabiola CYUSA namara kumenya ko Fabiola ariwe wamuroze, wenda tureke CYUSA, uriya mubyeyi wa CYUSA, mama CYUSA namara kumenya ko Fabiola yamushimutiye umwana nyuma yo gukora ibyo, akarenzaho no kumurogera umwana, akamugira igicucu, uriya mugore we ntazahinduka, iby'agakiza ntazabishyira hasi. Ibintu byajemo urupfu bihindura umuntu, bituma urwana wivuye inyuma, kuko uba ufite ikintu urwanira gifatika kigaragara, uba urwanira ubuzima. Uriya mugore azakomeza kwihanganira Fabiola? Njye sinzi, ndikora nta n'undi muntu ufite ibibazo byinshi muri iyi filime nka Fabiola.
namara kuvumburwa ko atwite, akavumburwa ko ariwe waroze cyusa, sha n'abamisi bazamwihakana avuga ati reka njye simvukana n'inyamaswa nk'iyi, simvukana inyamaswa imeze gutya, bikazanagaragara ko ari wo wishe koci. Urumva Fabiola tarakoze ibyaha ndengakamere, urumva akwiye kubabarirwa, urumva akwiye guhanishwa igihano kingana gute. Njye ku bwanjye mba numva banamukura no muri filime. Ni igitekerezo cyanjye, ariko se ni filime nyine baba bakina, ariko baba bakina ibintu byabayeho. Hari famiye zibayeho kuriya, hari imiryango ibayeho kuriya ku isi, nawe ubwawe uzi. Biriya ni ibintu bibaho, ni inkuru mpamo yabayeho ku bandi bantu. Ariko ndibaza uburyo Fabiola bizaba bimeze muri episode zingahe, 120. Ndibaza ukuntu bizaba bimeze. Filime azaba ari umwoto, kugira tuzabikurikira neza, tunabyanarize uko bikwiye, tugende dushaka n'andi makuru kuri buri mukinnyi yihariye, yaba kuva avutse no kugera muri iyi filime, no kugira bamuhitemo ngo bazakina muri iyi filime. Amakuru yose tugenda tuyareba kuri icyano nshyashya bafunguye yo kwanariza filime y'umusaraba, inzira y'umusaraba. Hari n'andi mafilime azagenda acaho kuri Big Family TV, kuko iyi cano yakorewe Big Family TV nk'ahantu ho gutambukiriza ibitekerezo no kwanariza no kumenya icyo abantu bakeneye. Ese ubutaha nitujya kwandika filime tuzandika ku buhe buzima, tuzandika kuki? Kubanza kureba ni icyo abantu bakunze muri filime, ku buryo no ubutaha aricyo tuzashyira mu zindi filime ivuguruye. Niyo mpamvu rero ngumya gusaba gukanda subscribe, reka twikomereze na like na share kugira ngo bigere ku bantu benshi, nabo babashe gutanga igitekerezo. Nta mutwe umwe wigira inama, dukeneye ibitekerezo byinshi aho bizahurizwa hamwe muri filime, mu yandi ma episode azakurikira, tukaba filime ivuguruye imeze neza, yifuzwaga namwe mukavuga ati iyi filime kuko iracyakomeje kumfasha, iri kugendana n'ubuzima bwanjye, ndi kuyigiramo ibintu byinshi. Reka twigarukire kuri kamarade na Emile. Ese urabona umuti bagiye kuzana koko bazawubona? Bazagerayo amahoro se bazana uwo muti, cyangwa nabo bazabatsinda mu nzira? Papa Isimbi na Fabiola nibamara kumenya ko koko bagiye kuzana uwo muti, cyangwa Mama Isimbi akabimenya, urumva uwo muti uzarinda ugera kuri iribagiza batarabica, batarabagirira nabi? Ese kuko uwo muti nuramukuje uzafasha iribagiza kwibuka, cyangwa n'ubundi n'ibyo wibukaga bizagera aho byibagirwe? Igihe Imana ikohereza umuntu mu buzima bwawe utazi aho avuye, nta n'inyungu agufiteho, habe n'ikintu na kimwe akwifuzaho, ukabona araje aragufasha. Muri urwo rwego rero Emile na kamarade baje gufasha uno mwana w'umukobwa, bagira ngo bamufashe kwibuka, kugira ibyo azibuka.
ama episode yandi azakurikira ko azaba ari umuriro. Iribagiza se azashyira yibuke ko cyangwa azagera aho amenye ko bari aribo bishe ababyeyi be. Ese nabimenye aziyakira nk'imfubyi, azagira uwo ababariramo undi amureke, cyangwa azatoroka yigendere? Wowe urumva azakora iki mu ma episode yandi akurikiye? Azakomeza kwihangana agumye abe muri uriya muryango, azajya kwishakira umugabo, kuko ntituranamenya neza ko ari we CYUSA yahisemo. Ntiwabishimangira rero avuga ngo azigumira kwa CYUSA, ntacyo turamenya ko ari we yahisemo. Ariko ziriya episode zarashutinzwe, zirahari n'ibizaba birazwi. Ariko se mu rwego rwo kutamara amatsiko abafana cyangwa abakurikira filime Inzira y'Umusaraba, tuba twaje kuhanariza ibyarangiye, turi no kwibaza ibizaza. Iribagiza namara kumenya ibyo bintu byose, murabona byo bitazamuhindura? Erega ingwe ntiyari izi gufata ku gakanu, yarabyigishijwe. Ntumurebe ko yitonze nawe ni umuntu, arababara. Nuko buriya yihangana agavuga ati ni ababyeyi, reka birenze amaso. Ariko se namara kumenya ko atari ababyeyi biwe, icyo ni icya mbere. Icya kabiri akamenya ko ari bo bishe ababyeyi be, agakubitwaho uburyo bamucunaguzaga, agashyiraho ibintu byose mama isimbi yamukoreye, ariwe yita nyina. Murumva Iribagiza atazahinduka? Reka tubitege amaso. Icyo nzi cyo ni uko azahinduka kandi agaheba mubi. Wenda Imana izamufashe, kuko Imana niyo izi ibizaba. Muri comment section uraza kwandika, ese uri kumva koko akwiye kumenya ukuri? Ese abaye ari wowe nyuma yo kumenya ukuri, wowe ubwawe uko wize wumva wakagitinga gute? Mbese wabikora bitewe na kamere yawe uko uyizi, wumva byagenda gute? Twandikira utubwire. Amushiki w'abantu baba bakunda kandi babagira inama sometime, nubwo abahungu tutumva, ariko abashiki bacu baba bagerageje kutugira inama no kudufasha. Ikindi turaza kugaruka ku bufindo CYUSA yateguwe. Ese ko ari uzwi ubwo bufindo atarabutangira, buriya ntazagaruka yarabyibagiwe? Ntazagaruka yaribagiwe imipango yose yari yarapanze? Ese ni ngombwa ubwo bufindo bukorwe azi ko bamuroze, kandi azi icyo yazize n'uburyo bamurozemo abizi? Ni ngombwa ubwo bufindo bukore abizi ko isimbi yari ahari bamuroga, abizi ko yarozwe na Fabiola? Ni ngombwa ubwo bufindo bukorwe? Cyangwa ari wowe wahita ufata umwanzuro nta bintu byinshi, ahubwo n'ubukwe bugahita bukorwa, mukava hariya mukigendera? Uraza kubyandika muri comment nimba koko ubwo bufindo nawe wemerwa ko bwaba bugikozwe nyuma yo kurogwa abibona, cyangwa se akaba yakemera kongera gusubira muri ruriya rugo ubukwe butararangira, byibuze ngo yemeze ko umugeni yahamubonye, yahamukuye. Urumva ubwo bufindo hari icyo buraba bukimaze? Ko igisubizo yamaze kukibona, keretse niba wo kwigiza nkana. Urabyandika muri comment tunasoza, ariko nk'uburyo kukwibutsa gukanda subscribe, like na share, kugira ngo dukomeze twanarize n'ibindi tugenda turebera hamwe n'andi mavideo nakagaruka.